Ikindi namusaba no kuba yazandongora. Akugira umugore se ubwo. Niba unafite undi nzihangana. Nta mugore mfite. Nta mugore mfite. Ntawe ufite ubwo tayari wandongoye. Nisuransiga. Mwamba bari aho kugira ngo nahaguruka ahangaha ncike. Mwadushakiye umupasiteri akaza akadusa. Nizere ko mumeze neza cyane aho mpamvu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV bakoze kudukurikirana aho uherereye hose hatandukanye dukurikirana ari mu gitondo ku manywa cyangwa se no ku mugoroba bitewe n'igihugu ubuherereyemo tugwaye ikaze mu biganiro bya Yawe TV mbaze mwese ko ari website yikugezaho amakuru yizewe kandi abagezweho ni Yawe TV.com wesura ukamenya isi bayerekeza ikintu cya mbere ni amakuru uyu munsi tugarukanye na Liza ari kumwe n'umujene tujye kuba twiganira bazwa usobanukirwa ibyo tujye kuba tuganira kuri Yawe TV turatangira tubaye ikaze Liza umeze fresh meze neza amahoro ntago waryamye kubera urimo gusinzira uvuye gisimenti ntacyo ngusubije ntacyo mvuze niteranye okay tugwaye ikaze kuri Yawe TV murakoze cyane bro umeze fresh The fresh wangu. Amahoro cyane. Uracyamo nawe. Ndashima Imana. Nawe tugwaye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Witwa nde wowe? Samson Sami. Sami. Iyo umuntu umwaje ngo umeze gute katavuga ngo ndashima Imana. Liza. Umuntu kiva nk'ibyo bintu bitumva uwo muntu ari mu ntoki. Gushima Imana se? Ndashima Imana. Oya Imana n'umuntu usanzwe arayishima mpita numva ko ari umwemeramana icyo gusa. Icyo cyonyine cyo gihagije. Okay, yitwa Sami tugwaye ikaze kuri Yawe TV ni Sami na Liza tugiye ko twibwira story kugira ngo tumenyera ibintu byerekeza Liza uyu mujene ubona ariko reka tubanze ku mujene umonye Liza namubonye nishimye cyane nahuye n'icyamamare najyaga mureba cyane akenshi najyaga mureba Liza azunguza amabuno akizwa none mpuye na Liza live ariko yabaye icyamamare mu kuzunguza ibuno nicyo muzihoriza ndishimye cyane guhura na Liza mpuye n'icyamamare arize ibyo kugira ngo umuntu abicyamamare umuntu avuga ngo mpuye n'icyamamare ni ibintu bikorwa uwo munsi ntabwo ari ibintu by'ako kanya ariko nanone si n'ibintu birenze ariko ufite intege nkeya sinzi impamvu ariko se mfite intege nkeya kubera icyo unyemeza ko nta mbaraga mfite kandi ngukubite kugira ngo umenye neza ko mfite kuraje niko nabyemera okay uko wamubonaga mu mashusho hari igihe uhura n'umuntu physical ukabona biratandukanye nuko wamubonaga bitandukaniye he cya kintu yazunguzaga wakibonye cyangwa ni kuriya te niko ameze ni Liza uriya nta editing niwe Liza nyine nabonaga ku mbuga nkoranyambaga ariko uyu nguyu nyine mbona ari mwiza ahubwo kurusha uriya ahubwo nyine sinzi niba yarakijwe bikarangira cyangwa akongera akabivamo ariko yagakwiye kuba Liza wa wundi nabonaga yakijijwe kubera icyo ushidikanyaho hari ibimenyetso ubona se bituma sindamubaza ndaza kumubaza baraza kumbwira nagusubiza Liza wakomeje wikizwa cyangwa waje kubivamo ngende umukristo ukijijwe pe nemera Imana ubundi gukizwa reka mbabwire hari ibintu abantu bitiranye gukizwa ntago ari kujya kuba mu rusengero Nese wakiriye umwami Yesu umwami n'umukiza nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo ambere umukiza ariko hari ibintu abantu bitiranye gukizwa ntago ari kujya kuba mu rusengero cyangwa kubiririmba sinkinakunda kubivuga kuri social media gusa iyo uhuye n'umuntu ugukurikira sometimes akanakubwira ko agukunda icyo cyonyine banumva ari impamvu yo kuba mwatandukana anyuzwe niyo mpamvu ubwo busobanuro ubutanze niyo mpamvu mba mbutanze ariko dore ko gukorana ikiganiro umbwira ko ufite umubatizo byaje kurangira bite ko utanumiye ntabwo ndagutumira nyine ko ntarabatizwa heze ngo wabatirwe mubwira erega umuntu nakubwira ko afite ubukwe ntabwo akukanya uzahita ugenda ngo ubutahe uracyakomezwa hari inyigisho babanza mbere yo kugira ngo babatize umuntu nizo urimo nizo ndimo ariko mbabarire warekera kumbaza kuri icyo kintu Liza urimo mwumva gute Liza nyine Liza ubundi muzi utuntu twinshi amahane ibiki urabona ako buko kurana nyafite none navuga ngo mfite amahane ndamukubita abibone neza
Liza agira amahane ntabwo Liza agira amahane ariko nyine ntabwo yankubita kubera ko ndabizi Liza yubaha abakozi b'Imana buriya Liza yubaha abakozi b'Imana Liza wa mugani wari uzi ko ari umukozi w'Imana erega nta muntu utaba umukozi w'Imana nawe nuko wananiranye wamu Indese cameraman wowe weho winaniye yitwa Sania Lilimba gusa nyine kuba gusa byonyine iryo zina rimunyura kwitwa umukozi w'Imana akumva kuba kuri we kwitirirwa Imana akumva ko mu izina rye hazamo ijambo Imana icyo gusa usibye wenda kuvuga ngo Imana igikomeza imufashe mukomeze mu rugendo arimo ariko byonyine ni ishema no kuri njye nk'umuntu wemera Imana kuko njyewe muri abantu bazi ngo kwerekwa ngo kujya mu mwuka ukagira ibyo ubona abandi batabonye ntabwo ariko kwerekwa gusa yerekwa riba kwinshi niba njyewe nshobora gusaba Imana ikintu yarangiza ikakima nkanakibona nta kibi itakweretse iba yakweretse rero ngiye kubera ko nizera Imana byonyine no kwicarana n'umuntu witwa umukozi w'Imana biranshimisha ubwo akantu ko kwerekwa abantu ntibajya bakitiranya nkurikije uko bisobanuye barabyitiranya hari yerekwa kuba Imana yakwereka ikintu cyangwa se ikanakikubwira ariko ntago igihe cyose Imana ikikweretse ari cyo abantu batabonye ibyinshi buriya nuko abantu batareba neza ubundi ibintu byinshi Imana yerekana n'ibyo igaragariza mu bikorwa byinshi n'ibikorwa okay first sana yitwa Liza Sami ari igihe umuntu w'umubona mu mashusho ukabona ko bavuze ngo yagira ngo umurakari ngo yagire iki ariko mu minota mike yatumaranye ni ishusho ki Liza ubundi wenda iyo urimo kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nyine wagira ngo ni umunyamahane nk'uko nahoze mbivuga urumva ariko uko biri kose avuga ibintu biri fact nyine avuga ibintu biri fact kandi akunda cyane kureba ku buzima bwe kandi akunda kureba ku byo yemera rero buriya biba bigoye kugira ngo umuntu mukure mu kintu we yemera cyane ko aba making sure ko ibyo akora byose bijyanye n'ibyo yemera ntacyo byica ku bandi ntacyo bibangamira ku bandi Liza irangiye nkurikirana bwa mbere atarakizwa ari Liza wundi uzunguza ese Liza ubundi uracyazunguza amabona cyangwa warabiretse burundu nabyo biri keretse iyo yijunguje ndi kwigendera ariko siyo gahunda mba mfite ubwo iyo yijunguje urimo kwigendera ntabwo nka wabikurenganyiriza iyo ntabwo ariyo gahunda mba mfite cyo byikoze ariko no mugane bitewe n'uko cyari kinini ushaka neza umuntu ufite ubumuga bwo kutabona kugira ngo nagenda atareba ntabwo wamusaba kutareba uzamuhamya yuko arimo kureba kubera ko abishaka Liza yarakijijwe rero urumva wari ugifite ayo matsiko yuko yakuzunguriza oya numvaga byibuze ese aracyabikora cyangwa se yarakijwe yarabiretse burundu nishimiye ko yabiretse ubwo bikaba byiko ubwo ntabwo ari ikosa rye niko Imana nyene yamure ariko kugira ngo bitikora wenda kekagiye yambaye ziriya bazisa gute biriya bintu zirantuza iriya myenda Abatanzania bambara bayita dila urazizi ni ibintu by'imyenda bimeze nk'amakanzu nyine birekuye ukuntu ariya rero nibwo ryizunguza neza oya ukabanzamo nk'akantu nk'aka ngaka no ugahita urenzamo iriya dila ikibazo si umwuka ahubwo buriya Imana ukuntu imeze hari ibintu idakunda uzi ibintu idakunda ndabizi ko n'abakurikiye yawe TV bakurikije uko bambona ubwo ndi umukobwa wabura amafaranga yo komeka inzara ku ntoki ariko kubera ko yampaye izi iyo nzometseho izindi mampishi izo nsangamo nicyo gituma ntabwo nakwishyiraho urugingo urumva rutari urwanjye Imana yampaye nta nubwo nagerageza guhisha urugingo Imana yampaye ese undi wawishira iki nyine niyo mpamvu ntabikora gusa arabase ukurikije iki kintu ngo komekaho n'ibiki arabajya bakubwira ko atari icyawe arabambwira ko ikibuno atari cyanjye se hakose ubu wanyibagiwe ngiye kumbwira ko ikibuno atari cyanjye mbizi ko kinteyeho nzi ko utagiciye nta kibazo
kubana n'abantu nyine bavuga gusa ariko ubuzima bugakomeza ukarenza ukumva nta kintu bigutwaye n'imbaraga ziva hejuru. Niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo ngira amahane. Njyewe amahane yanjye ndayemera. Nanga n'umuntu umbwira ko nyagira kuko mbizi ko nyagira. Abakwibukije byose. Ariko ntago nyagira kubera ko ariyo kamere yanjye. Kuko sinitora ngo ngira amahane. Ahubwo njyewe ndiriza. Nawe uri Patrick. Sami ni Sami. Ntago Sami ashobora kungira Sami. Nanjye sinamugira Riza. Rero hari ukuntu umuntu ashaka kugerageza kwinjiza muri we wa nyawe ngo akugire nka we kandi uri wowe nawe ari we. Aho rero niho amahane azira. Ngo ikintu kiriho umuntu yumva ko niba ubuzima bwa Sami nicyo kibazo dukunda kugira. Niba uri umukristo wamugana umuntu wese agomba kuba umukristo kandi ntabwo byakunda na Satani. Ntabwo erega ubukristo bwawe ufite tujye tubwizanya ukuri. Ngiye muranzi ntabwo nyandipfana. Ndaribabwira ngewe nkikomereza. Gasta mwambonye mujye mufora ikinzanye. Ubwo rero reka nkubwire niba ukijijwe ukabusengera muri ADPR nuko ufite Imana yawe wizera. Ariko ze anywa na fanta yarakijijwe wangu. Kuba rero ufite Imana yawe wizera ntabwo Imana ari nyinshi. Ariko buri wese afite imyizerere ye. Hari Imana niba Imana mana. Buri wese afite imyizerere ye. Niba wizera Imana yawe yo mu ijuru nanjye wenda ndayizera. Ariko imyumvire yacu si imwe. Kuba imyumvire yacu atari imwe nicyo gituma tutanafashwa kimwe. Uri kumva? Ubwo rero ntago wimfata ngo njyane muri ADPR ku ngufu kandi njyewe nsengera muri Zion. Ntago biri bukunde. Ahubwo ntumira nkubera umushyitsi. Icyo kintu kirumvikana. Ariko gushaka kunyumvisha ko njyewe aho nsengera nta Mana ihari kandi ariho mfashirizwa c'est pas possible. Uyu musore n'umuhanzi wa gospel yagiye n'indirimbo aramutse agusabye nko kubishyira mu mashusho ye wabyemera? Ansabye kunshyira mu mashusho ye y'indirimbo ihimbaza Imana cyane. Nta kintu cy'ubuntu njya ntanga ariko byo nabimukorera. Wow. Sante sana. Nta kintu cy'ubuntu gitanga. Njyewe nta na kimwe. Ibindi utangira amafaranga n'ibiki? Ikintu icyo ari cyo cyose wansaba. Wagikora se? Niyo nsuhuje ntakuzi. Uba wumva nakwishyura. Mumpe n'ijana. Izakora ifaranga. Subona buriya nka kuri uhura ari nk'ukuntu ugenda mu nzira cyangwa se ufite nk'andi hantu uri ugahura n'umuntu akubwira yo Riza njya ngukurikirana ndagukunda cyane. Uwo muntu ndamwumva. Ariko iyo ashatse kurenzaho ibindi bintu byinshi bidafite aho bihuriye n'amafaranga bitanigendera. Mbese ikintu cyose umuntu yagusaba niyo ari kuri telefone ndamubwira nti rero ibyo bintu nibire oye nta ndahuze ngeraga sinkunda kubeshya. Bwiza umuntu kuri umubwira uti shana ukuri urakoze kuba nkurikirana urakoze kuba nkunda urumva ndabyishimiye nanjye ndagukunze urumva. Ariko ibintu urimo kumvugisha bindi birebire dore ni birebire kandi nta mafaranga arimo reka tubireke. Ujye wongera umamagara unsuhuze nanjye ngusuhuze ariko byiba birebire bitarimo inyungu. Mbese ikintu cyose umuntu yagusaba kirimo amafaranga wagikora? Byaterwa n'icyo ari cyo. Icyo utakora kubera amafaranga ni iki? Icyo ntakora kubera amafaranga ntabwo nayasambanira. Sami wamwumvise rizakunda amafaranga? Riza ariko iminota muri buze kumarana zo kugerageza ibyazemo amafaranga. Ariko nta muntu udakunda amafaranga. Gukunda amafaranga si bibi ahubwo gusingiza amafaranga nibyo bibi. Gusingiza amafaranga ntabwo amafaranga wayasingiza ariko tubwizanye ukuri. Habanza Imana mbere na mbere Imana. Ikindi kintu gikurikira hari abayakunda bakanayasingiza. Ntabwo wayasingiza umuntu yasingiza ntabaza aho yayakuye. Ahazi yabanza gusingiza Eseriza ubundi nkubaze uri mu rusengero wicaye imbere mu rusengero hari abantu benshi. Urumva wakiriye message kuri telefone yawe usomye message. Sohoka uri kumva kandi pastor arimo kubwiriza agiye gusengera abantu. Sohoka ndi hano hanze nkuzaniye ya miliyoni yawe. Uzi ikintu nakora? Kandi pastor arimo gusengera abantu ibintu by'akazi agiye kugeraho. Ntabwo nyenya mbeshya buriya. Mbizi neza ko ari buyame. Ndishuwa neza ko ari buyame.
nasohoka urumva nkagenda ayo mafaranga nkayafata urumva nkasaba Imana imbabazi nkanayishimira ko nyabonye urumva narangiza nkagaruka mu rusengero ngatanga icya 10 abakene bagafashwa cyangwa abashonje bakarya. Akuriza ari umuntu aguhaye ikintu ubanza gushima umuntu cyangwa ubanza gushima Imana? Ndamubwira nturakoze ibyo gusa. Imana ntabwo ugishima cyangwa uvuga uti Imana urakoze? Nta ubundi nta nubwo nkunda kubwira umuntu ngo urakoze. Ngiye nkunda kubwira umuntu ngo Imana iguhe umugisha. Niyo nabona message ya mobile money mbere yuko ndaye amafaranga ngezeho umubare wayo banza kuvuga ati Imana ushima. Byumvishe Mungu dore rwose arakunaba ngo ngenda ndamutse nkugaburiye ukabutubwira Imana ati Imana urakoze ntabwo utawazabirya nta kibazo. None se ugira ngo Imana kugira inzira zirenga 1000 niwe igomba guhora inyuzamo? Ni ikibazo. None inzira y'Imana yayibaniye muri wese? Ni ikibazo. Warya n'ahandi uko yakuzanye we akabiguha ukabirya aribwo bwa nyuma izakujyana n'ahandi ubirya ari ubwa mbere ikujyane n'ahandi ubirya ari ubwa nyuma izanabiguha n'iwawe kabisa. Ariko kuri iki kirego ngo wenda wasohoka amafaranga wayabona ugatanga n'icya 10 burya igihe ubonye ubushobozi kubujyana mu rusengero ko ufashije umuntu uri hanze wumva ari ikihe cyihutirwa arize aho watangira ubufasha hose ubufasha. Ariko ngewe hari ibintu ntemeranyaho n'abantu ibyo bintu nigeze no kubikora muri quartier ahantu ntuye biteza imvururu zikomeye nyine biteza impaka zikomeye ntago nzabyibagirwa. Ni kuri Noheli y'uyu mwaka urumva ahantu ntuye nturanye n'urusengero noneho njye uwo munsi sinagiye gusenga ahubwo ninjoro nagiye muri veille turimo gusenga ndavuga ati Imana nta n'ijana nari mfite nafite amafaranga 70 mu nzu iwanjye ndavuga nti Imana ndakwinginze uze kuza kumpa amafaranga ejo sinzirirwe ntameze neza kandi ari kuri Noheli. Ntabwo icyo gihe narivugaga ngo ndakijijwe nta nubwo nagiye muri veille kubera ko nkijijwe yana nagiye muri veille kugira ngo umwaka wanjye ngutangirire mu nzu y'Imana urumva kuko buri utangirira umwaka mu nzu y'Imana kubudakijwe ntuvuga ko utaba wizera Imana. Ngeyo ntangiriye umwaka mu nzu y'Imana usibye nubwo naba ntagiye mu nzu y'Imana ndapfukama ndi emotionnaire cyane ku bantu banzi neza ndapfukama nkarira ngashima Imana ko umwaka wundi mutangiye n'uwo mvuye murangiye. Ikindi kintu nkora mpita nsaba Imana nkayibwira imigambi yanjye mishya bisaba kuyimfashamo. Rero iryo joro turi gusenga ngewe saa 6 z'icyuzura nese mfukama mpita mbwira Imana nti Imana ushimwe ko mvuye mu mwaka urangiye ashimwe ko ntangiye utangiye gusa ndakwinginze wa Mana we umbabarira umpa amafaranga ejo kuri Noheli sinzirirwe nabi kandi nuyama umpa umutima wo gukora igikorwa cy'urukundo nk'uko nawe wahunze. Shana naragiye ndaryama bigeze nko mu masaa 11 za mu gitondo ubwo nabonye amafaranga nyabona ahantu ntanateganya gato ndanamushimira uwo muntu cyane. Ni umumama wo mu diaspora wamamagaye arambwira ngo riza happy new year urumva wabo bwari butangiye kwira twebwe butangiye burimo gucya yamagara ambwira ati happy new year riza ndamubwira happy new year tu bimeze bitese nti ni sawa none se iyi Noheli urayitegura uti ambwira ati sha nta kuntu nyitegura ko nta n'ijana mfite atambwira ati sha naribi ndaje nkuremere ndamubwira sawa sha mu minota mike ishoboka nari mbonye message ya World Limit mbona amafaranga Imana ngenda yemera wangu buriya reka nkubwire sinashishikariza umuntu gukora igikorwa kitari cyiza kugira ngo abeho ariko buriya n'umujura agiye kwiba akavuga ati wa Mana ndakwinginze ntibamfa uzi impamvu yo kuba ngiye kwiba akaza akagutwarira amafaranga nuko ayo mafaranga atwaye yarayakeneye Imana yabonaga ko yakeneye nawe yatwaye Imana irabizi ko yakeneye urumva afite n'ahandi iri buguhera ndi urumva ariko byonyine gusohoka iwawe ntumufate
akagenda agakemura ikibazo afite ntumufate bikarinda birangira gutyo. Burya ntagaruka Imana iba yakwanze ngo ikureke bakwibe cyangwa ntagaruka ibitabonye ko yakwibye ngo imugufatire. Ariko Imana aho ngaho nayo nigorwa, sinzi niba Imana igorwa, ariko iyo umuntu asenga ubwo Sami, iyo umuntu asenga ubwo n'umuntu nyir'inzu, Mana undinde abajura, n'umujura Mana undinde nimfate. Nyine reka nkubwe niho Imana urumva nicyo kikwereka ko Imana irenze kabisa, icyo kintu kikwereka ko Imana irenze. Uretse icyo ngicyo ikindi kintu Imana igikora cyangwa se ibindi bintu by'ubona ko batarika Imana abantu banayitiranya banabasasa. Imana ni ibintu byinshi cyane Imana ikora ku buryo ubireba ukavuga ati cyo koze Imana sinzi ibya ubundi nge nkunda kuvuga ngo Mana sinzi ibyawe by'Imana bihambaye kabisa. uzi impamvu se nkunda kubivuga ubwo ntago nakusoreje icyo gihe mbona ayo mafaranga narakomeje ndarya ubundi ngiye mfite amafaranga niyo naryama sinshobora gusinzira nyafite bibaho mfite amafaranga sinshobora gusinzira niyo wantera feneriga kandi si uko mafite ubwoba ko bayiba cyangwa iki kuko ndanayandarika sinyabika iyo ari kuri telefone niho hana amafaranga yanjye ababitse urumva ukavuga ati sha amafaranga yariza none arabitse ariko iyo nyafite cash ari liquide ntago nyabika abari no muri n'abantu bose tuturanye babasha kwinjira mu nzu yanjye iyo binjiye mu nzu yanjye ntibabona amafaranga ku meza cyangwa bayabone mu ntebe barambaza ati Rizo ufite amafaranga avuga nti ntago nyambisha ko nyafite ati ndayafite kuri telefone urumva noneho ubwo ntago nasinziriye naryamye gusa njya muri telefone njya mu tuntu tw'udutekerezo twinshi urumva tw'ikintu nakora ko ntago yari amafaranga tw'ikintu nakora ko ntago yari amafaranga menshi ariko ntiyari na make yo kuba ntacyo wayamaze ndakibura nageze ku muhanda bita mbona ba bantu baba bari ku ndege abandi baba bari gushaka ibiraka babonye nta kintu nabavugishije barambwira ati Riza umwaka mushya ndabiyamye bita ngenda mfata moto njya Kimironko ku isoko ngura inkoko enye ngura n'ibiro 5 by'umuceri ngura n'ibirayi biri 10 ndaza nkaranga za nkoko sinkunda ibishyimbo nge sinabihaha ntago nabiha umva nkubwire niyo wazi wanjye uri umushyitsi rwose niyo waba ubikunda keretse umbwiye uti ndarwaye nicyo kiryo cyonyine ndi kubasha niho hantu napfa kwihangana ariko nge sinkunda ibishyimbo ku buryo nabigura naragiye ngura izo nkoko ngura ibirungo byose nyine bya biryo nanjye njya nkumva ndanyuzwe ndabiteka maze kubiteka njya kuri boutique aho abo bantu bakunda kuba bicaye ndababwira ntinagira ahantu mujya ndaje uyu munsi ndashaka ko dusangira nahise ngura ibasi nini nshyashya ndababwira ni ibase muri kuyireba ko ari nshyashya ati turi kuyireba sawa nagira ngo ntaza kuyizanamo ibiryo bagatekereza ko ari yo nsanzwe nkoresha naragiye bya biryo byose mbisukamo ndaza ntereka aho mu muhanda ngenda kuri iyo boutique nterura kandagira ukarabe yabo isukamo amazi ndavuga ni umuntu itangazo cyane umuntu wese ukeneye ko dusangira aze dusangire nsangira nabo noneho amasaha yari arimo agenda amasaha yo kuva gusenga yageze abizi ko icyo gihe banasengaga mu byiciro abakristo barahazamutse banyita umusazi cyane ngo ibintu nkunda gukora ngo ntabwo bajya babisobanukirwa ngo nkora ibintu by'amafuti urumva ngo use ngo turi kurira mu muhanda gute twari twicaye hasi mu itaka ko nta kindi kintu twari bwicare kuko twari benshi barangije bavuze gutyo turarya tumaze kurya ndababaza ariko mwabagore mwe bari bahagaze badushungereye reka mbabaze ikibazo kimwe wowe ntago nkuzi ntago ufite igipangu kitari munsi ya $1,080,000 ntago uri umukristo hano ku rusengero uvuye gusenga uragiye wicare mu nzi wawe utumira abakire b'abapasiteri bagenzi bawe mwicare ku meza bategura ibiryo byiza biryoshye bihumura urumva nibihumurira umurara wibereye mu muhanda wabuze icyarya akahinyuza arasanga ku gipangu cyawe handitseho ngo hano hari imbwa iryana
urumva umuhumuro umukubite inzara imwice umutere kwifuza urumva nurangiza ikintu kibabaje nujya kurya urasenga isengesho nurangiza urenzeho ngo mana n'abatabibonye ubibahe niba Imana ikorera mu bantu urumva niba Imana ikorera mu bantu noneho ikirenzeho ukaba uri n'umukozi w'Imana ukaba wicasha abakire bagenzi bawe mugasangira mukenjoyinga uwo akabaye wenjoyingana nawe udafite icyo afite ngo ukimurusha ukimuhe urimo kugira iki urimo kumusengera uvuga ngo n'abatabibonye ibibaye irabinyuza muri nde niba uri umukozi wayo uhagarara imbere yayo ukabwiriza bikaba bitakunyuzemo abo bandi bumvira ubinyuzemo ni bandi ni ikibazo ariko Sami wenda ino ngingo tujya ngo tunayiveho riba ari ibintu burya umuntu aba akwiye no kumva nyine akagira isomo akuramo rero mugano uva urimo usenga uvuga ngo abatabibonye bibahe kandi nawe ubifite nawe wabihaye ni ikibazo wibona umuntu arwaye uri umuganga kubera ko nta mafaranga afite ngo uvuge ngo mana uyu muntu mukize umuntu arwaye malaria uryamanye kwaritemo hari iwawe uri muganga niwe wakamuvuye urimo kuvanga Imana ni mukize kuki Imana itari kugukoresha ngo umukize kandi byonyine kuba yagukoresheje ubona ko arwaye wamuvuye kabisa bari bazo yatari ariko Sami niba tukiri kuri icyo kintu tugiye tunakiveho mu gihe urimo kujya gusenga wateguye ituro ugaca ku muntu usabiriza ku muhanda turebe ngo bya turo uri muhaye ari cyo waba wishe cyangwa se wavuga uti narateguriye gutura byose ni ituro byose ni ituro niba wari ufite amafaranga ugiye gutura mu rusengero ukanyura ku muntu ufite ikibazo mu muhanda usabiriza nyine ubona ko afite ikibazo kuko hari ababikora kubera ingeso ariko hari abandi babikora kubera ko nyine bafite ibibazo ubwo iyo umuhaye ari amafaranga umuntu bigaragara afite ikibazo uba utuye ariko uba ugomba kureba afite ikibazo koko kubera ko urabizi ntabwo ushishoza kidufasheho aba bantu basaba wenda nabo wenda gufasha ni ingenzi n'igikorwa cyiza ariko abantu bafasha bamugani nk'ibyo bintu samavuze uzabwira iki ko umuntu afasha ari ukuri reka nkubwire ahantu Sami tutari buze kwemeranya urumva buriya umuntu nagusaba akwereka ko ababaye wowe wijya kuverifiya ngo arababaye cyangwa ntababaye wowe icyo ukeneye ni umugisha kandi si ugomba kuwuguha buriya uretse niba ari icyo umurushije kimuhe wigendere niba ari icyo umurushije kimuhe wigendere urumva niba we arimo kubeshya umuvumo n'uwe urumva niba arimo kubeshya ukaba umufashije ikintu wagafashishije umuntu ubabaye ariko kikaba kigendeye kuri we kandi atababaye wowe igendere wicecekere kuko n'ubundi wowe umuhaye kubw'umutima w'urukundo umuhaye kubwo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nk'uko Imana ibidusaba we wimwitaho wenda turi kuri iki kibazo ubonye amafaranga ubonye miliyoni harya icya 10 cya miliyoni utanga ngahe ni ibihumbi ijana noneho ufashe ibihumbi ijana pasire warabizi ko amafaranga wahembwe aho ujya utanga icya 10 buri kwezi urayafashe ibihumbi ijana uyahaye umwana wo mu muhanda urumva nyine ufite ibibera bibazo bari abantu basabiriza mu muhanda uyatanze yose nk'icya 10 noneho ugiye kwibwira pastor rero buriya icya 10 nayatanze pastor reka nkubwire impamvu buriya we yabyakira reka nkubwire impamvu hari umupasiteri mutabyumva kimwe abapasiteri b'iyi minsi sinabajajinga urumva ntabwo mfite uburenganzira cyangwa imbaraga n'ubushobozi byo kujajinga uwo ari we wese twese Imana nizi ibyacu ni nayo tujajinga ariko mu byagiye bigaragarira amaso y'abantu namwe murabizi mukurikiye yawe TV abapasiteri b'iyi minsi benshi bibereye kuri diro urumva benshi bibereye kuri diro rero wimbwira ngo uzajya kubwira umupasiteri wibereye kuri diro y'ayo maturo yawe nicyo kimuzindura akazi ke ni ukukubwiriza wakumva ukumva utakumva ukarorera ariko ayo mafaranga ukayamusigira ntabwo uzaza kumubwira ngo mfashe ibihumbi ijana mbihereza umwana wo mu muhanda ngo akumve ntabwo muzabyumva kimwe ikindi kandi buriya n'ijambo ry'Imana rirabivuga ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ni kukabumenya nka pasiteri abimenya bimureba hirya abimenya ati nani mpamvu agomba kumenya impamvu utatanze icya 10 ariko agomba kumenya impamvu utatanze icya 10 se harase ni kuri banki tujya buri kwezi se niba uhembwa pasiteri je kumubwira umushahara niba uhembwa buri kwezi uramaza ko kasaba n'Imana gwa buriya umupasiteri nibwo utanga icya 10 ugatanga ibihumbi ijana direct ahitamenya ko uhembwa miliyoni
urumva ubwo abazi ko buri kwezi uzagutanga ibihumbi nkubwire oya ni icya 10 hari ituro risanzwe hari n'icya 10 ariko nkubwire njya ngiye no gusenga birashoboka ariko niba utanze ibihumbi 100 njya nagiye gusengera ahantu urumva umupasiteri araza arabwiriza amaze kubwiriza nyine urumva yari umupasiteri w'umushyitsi umuvugabutumwa wahaje pe nari mfite gahunda yo gutura nari nanatuye imbere bisanzwe nari mfite n'andi mafaranga nabaye nyatanga ariko pasiteri wo muri urwo rusengero ahagaze imbere y'abantu aravuga ngo ngo nihagire ngo abakristu ngo batange ibihumbi 10 ngo baheshe umugisha umukozi w'Imana ngo aruraho umugisha adaheshejwe n'igikorwa cyiza akoze cyo kuba hari abo afashije imitima yabo cyo kuba hari abo ahinduye umugisha adahawe n'icyo gikorwa akoze ngo awizere ko Imana iri bumuhe kubera igikorwa yikoreye agikuye ku mutima cyo kwifasha guhindura abantu bayo urambwira yuko uwo mugisha twe tumuhesha mu bihumbi 10 na munagani ariko riza wenda icyo kintu kinye n'ikindi ni gute umuntu ashobora ngo aragusengera wowe ubona umugisha watawufite ariko umuntu agusengera ngo ariko bigenda nyuma y'amafaranga ndagusengera ukabona umugisha ariko umuntu agusengera ate ko ari uko bizi iyo bajya kubapfukamisha hasi bakababyinagira hejuru ba pasiteri congo zikabanza zikabahekenya neza umuntu agusengera nkandi uyu muntu aragusengera oya umuntu aragusengera ariko yikubwira ngo mpa amafaranga kubera yuko reka nkubwire amavuta ari bugukize cyangwa se ari bukurokore cyangwa se ari buguhindurira icyanze guhinduka kuri wowe ntago ava mu mafaranga yawe ava mu mafaranga yawe wayagumana ayo mavuta ukaba uyafite ntago amavuta agurwa ntago agurwa no murahuza si cyane 100% kubera ko impamvu buriya icyambere umuntu kugusengera niba ari pasiteri wawe niba ari umukozi w'Imana Imana yohereje kuza kugusengera kubera Bibiliya yemera ituro Bibiliya yemera gutura ariko ntidutura abantu oya nyene dutura hari ituro ry'ishimwe none se Imana irya maturo riza impamvu ahanini Imana ntirya amaturo Imana ntirya amaturo ariko ayo maturo yakabaye agiye gukora hari icyo wakomojeho uravuga uti ni gute twafata amafaranga ibihumbi 10 ngo duherekeje umuntu waje gusura ngo turi kumuhesha umugisha umukozi w'Imana turi mukoresha umugisha ariko ibuke ko birivuga ngo abakozi b'Imana bagomba kurya ibyahehe iby'abakirisitu yego ntago ari by'abakirisitu bagomba kurya iby'abakirisitu bagomba kurya ibyo ku gatuti bavuga mu Kiswahili ngo watumishi wa Mungu wale vitu vya mazabauni ni ukuvuga ngo bagomba kurya ibyo ku gatuti ibyo ku ruhimbi ibyanjye rero ntawe uzabirya reka bikubwire bizaribwa nabo mbirusha ababindusha none se rizo bitanga heriza bitanga hehe none se reka nkubaze kujya gusenga ngatura umutima wanjye ubimbwira urumva ni ibintu iyo ugiye gutura ituro ry'ishimwe uritura iyo ngiye gutura ituro ry'ishimwe ngewe ikintu ituro ry'ishimwe ntura Imana ni umutima wanjye kuko niwo iba yashimishije utayituye umutima wishimye se unyuzwe unezerewe weze amafaranga urayatura Imana ngo uyamaze iki amafaranga kitayabuze iyo aguhita kwegereye mbwira yakwegereye yaguhanga nyine ntiyayabuze amafaranga ariko hari abantu bayo bayabuze ikeneye imitima yacu ntago ikeneye kashi wangu nyine umva nkubwire Riza aho washyira amafaranga mu buryo bw'umurimo w'Imana hari ahandi ari buje gufasha abantu batayafite hari ahandi ari buje kubafasha ariko amafaranga y'ubu ngubu mu nsengero 50% asigaye yifashiriza abazivugamo ubutumwa niba umupasiteri ashobora kwihandagaza runaka akavuga ngo imbwira ngo ningwesha amavuta shangwe imbwira ngo ningwesha amavuta ngo ngiye nguraza undata ahubwo buhumbi 100 bwawe ngo nayo nshobora gufata abantu ngo abadiakoni babiri n'abadiakoni n'abaki abaprofete babiri ngo nkabajyana Mariyoti ngira iryo jana ngo tukarinywa amafanta ngo nirindazi ngo tugahita dutaha ngo rikaba rishize ngo ngenga amavuta yanjye ngo nayahawe naso wese yayahawe nase twese harimo kujya kuyasabira ibihumbi 100 ngo bimusuzuguza ubuhumbi 100 kwa Jeanine arimo kuza gutekera abantu imitwe kubera iki ariko ubwo umupasiteri uvuga ngo ibihumbi 100 ngo winkangisha ngo ibihumbi 100 bwawe ngo uzajye kumenyera amavuta yaso niba Imana ariyo data wa twese akaba ari nawe papa dufite yangiza akubwira ngo ujya kumenyera amavuta yaso wenda kuri iyo ngingo yariza umuntu gutura ituro ry'ishimwe cyangwa se wamusengeye
ni umutima we niwe ugomba guhitamo ndaza gutura cyangwa se ntago ndi buture urumva kandi nusengera umuntu kubera ko ushaka ituro uraza gutuma n'Imana itagira ikikora ahubwo sengera umuntu kubera ko Imana yakwemeje kumusengera ibisigaye niba ari buture niwe n'umutima we kubera ko ushobora no kumusengera ntacyo afite kuko uvuze ngo uzagusengera abantu bafite amafaranga gusa ntabwo byazavamo hari abantu batayafite ugomba gusengera Imana yabaye ikintu kimwe noneho nkubwize n'ukuri noneho ariko riza ubundi umuntu agusengeye ukabona amafaranga ntiwatura nyene aragusengeye kugira ngo ubone amafaranga noneho urayabonye oya n'Imana yaguhaye ko yagusengeye ntago watura ukayishima Imana ntago ayo mafaranga njya kuyatura kubera ko yansengeye njya kuyatura kubera ko numva umutima wanjye unyemeza gutura Imana yo mu ijuru ikindi kandi nta nubwo we namushimira nkoresha amafaranga buriya reka nkubwiye hari ijambo riruta amafaranga umuntu naho ikura ku mutima we akakubwira ati Imana iguha umugisha mu buzima n'utari ubiza byumve jya uhita ako kanya uvuga uti ndawakiriye waravuze ngo reka mbakure inzira reka noneho ngenda n'ababwiza ukuri noneho binarangire munabimenye urumva mbabwize n'ukuri noneho bigira inzira bicaho byagaciye urumva bakora ibyo bashaka ikibyimbye kimeneke muranzi ntago nyambabeshya sinyambishushanyaho nyereka mbabwiza ukuri noneho umupasiteri uvuga ngo mpa 100 ngo usengere ngo niba ngo unzanyeho 100 bwawe ngo ubundatisha ngo njyana n'abadiyakoni 2 ngo muri Marriott tukayarya umunota umwe urumva ngo jya kumenyera amavuta ya bene wanyu arutwa na Sarongo niko kuri uwo mupasiteri arutwa na Sarongo nanababwiza ukuri nta n'umutari mubizi buriya Sarongo si mwamamaza ntacyo mpuriyeho nawe kirenze kuba ari umuntu nka bundi urumva ntacyo mpuriyeho nawe kirenze kuba ari umuvuzi nkaba naba umurwayi urumva ariko reka mbabwiza ukuri 60% muri uru Rwanda hari abapasiteri Sarongo aruta uko niko kuri kwani uzi impamvu mvuga ko hari abapasiteri 60% Sarongo aruta Sarongo ugiye iwe si umuvuzi saca amafaranga imiti ye ntayishakisha bikamutwara andi Sarongo ugiye iwe ukamubwira uti Saro ndakubwiza ukuri ndarwaye pe merewe nabi kandi nta mafaranga mfite nta n'ikijana Sarongo yakuvura akanakubwira ati taha Sarongo yakuvura n'itiki gucyura akayiguha mu gihundi we wenda nkanjye abinkoreye ushobora kuvuga nti wenda abinkoreye kubera ko ndi muri ibintu bya social media urumva usibye ko ntanamurusha izina ntanakurikirwa n'abantu benshi kumurusha ariko ashobora no kuvuga ati nshobora no kuvuga ntabinkoreye kugira ngo wenda nzajye mbivuga njye mwamamaza ariko Sarongo aruta abapasiteri benshi cyane kubera ko ugiyeyo urembye Sarongo ikintu cya mbere yareba umerewe nabi uri umukene bigaragara ko ntacyo ufite Sarongo icya mbere yareba ntago ari uburwayi ntago yareba amafaranga ufite Sarongo yabanza akakuvura ikindi mpamye Sarongo ugiye urwaye ukajyana amafaranga make abona n'ubundi atakorera Sarongo njyewe none reka mbihera ubuhamya umuntu yararwaye w'inshuti yanjye umukobwa w'inshuti yanjye yarwaje umwana afatwa nzajya no kumushimira umwana afatwa n'indwara idasobanutse akabyimba tu amaguru akabyimba ahantu hose nyine akabyimba noneho wamujomba urutoki gutya aho warujombye hakazamo akanogo ahubwo hakazamo amazi bari baramuroze ntago mu by'ukuri twebwe twigeze dutekereza icyo yaba arwaye ahubwo ngewe umwana naramurebye nkimubona mbwira nyina ntuye umwana warwaye beriberi ni imibereho mibi umukobwa arambwira ati wapi birangije umukobwa ndamubwira karo nkubwire shaka amafaranga dore wamwirukanse kwa muganga biranga mu bitaro byaranze bya kizungu shaka amafaranga umujyane mu kinyarwanda ati se wandangiye umuvuzi wamumvurira mu by'ukuri Sarongo nari namubonye n'uburyo avuramo narabubonye naranabyiboneye live ku bambonye murabizi ko nagiye tukanaganira ntago nigeze ako kanya ari wunza mu mutwe ahubwo ikintu nahise ntekereza nahise mubwira ni wajya kubaririza nk'ikibungo hehe ati wapi
atahubwo se ko nabonye ikiganiro wakoze uri kumwe na Sarongo niba koko wizera ko yabavura wabaye ari hunjyana mujyana yo mukobwa yari afite amafaranga 30,000 tugezeyo twikubise imbere ya Sarongo tumubwira uko ikibazo kimeze yari umuntu babaye kuri rwa rwego bigaragara ko nta kintu afite ariko Sarongo tumubwira ko nubwo bwose bimeze bityo afite 30,000 Sarongo yaratubwiye ati ni muyamperezi uwo mwana Sarongo yamuvuye iminsi 3 ntabwo yabashaga guhaguruka ngo agende yarabyimbye ahantu hose n'amatama ntabwo yabashaga kurya ntacyo yabashaga kunywa umwana w'ubuzima yarabayemo nubwo kurira kandi noneho akarira nta nahashima ngo utekereze ngo wenda arababaraye mani Sarongo yamuvuye iminsi 3 amaze kumuvura umwana atangiye kugenda atangiye kurya kina ubona ko nyine yakize Sarongo arampamagara arambwira ati noneho njye nari nahavuye nyina w'umwana niwe wari uhari icyo gihe arambwira ati vayo hano ndagenda umuntu si we wamuzanye nti umwana mwazanye uramwibuka uko yari ameze ndabyibuka singuye ukuntu ameze numva ndatunguwemo ariko nta bikintu nari kurenzaho ndavuga ati nguyu njyewe umutima ukambwira ati reka zadukubite fagitire ya 1,000,000 ndebe uko mbigenza Sarongo yahise abaza uwo mukobwa ati ubu wataha umukobwa ati yego umukobwa ahita yinjira mu nzu afata isakoshi byihuse yari azi ko harimo amusezerera ibyo gusa Sarongo yahise amuha amafaranga 30,000 yamuhaye arajyana amubwira ati aya mafaranga yakuremo itike urumva n'icyo umwana ashaka kurya ukimugurire aramubaza ati none se Dr nzakwishyura ryari Sarongo yaramubwiye ati ngewe ndi umuvuzi urumva amahirwe ngira nuko izo mbaraga nkizifite Imana ikaba ikizintije ndi mu kazi nkeneye amafaranga bishoboka pe ariko nanone ikiremwa nk'iki umuziranenge umumarayika ntago yangwa mu maso nshoboye kumuvura ikindi kandi sinakwambura ibyo ufite ngo ugende ndamuvuye indwara irashize ngo murishe inzara njye ndayaguhaye nta deni undimo ntuzanyishyure wowe ujye wicara uzirikane ko nakuvuriye umwana ibyo gusa njye ngusaba kuzirikana nta kindi nicyo ngusabye none se reka nkubaze kwa pasiteri wajya ukamubwira uti pasiteri ko umwana wanjye mpfiriyeho nubwo yaba afite miliyari mu nzu bitabaye ari umutima mwiza yisanganiwe utagira ngo iby'ubupasiteri byatuma hari icyo akumarira nta na kimwe nawe yahiga yababaye ari ukumusengera se cyangwa kumuha amafaranga ari ukumusengera se cyangwa kumuha amafaranga umubwiye ngo naguha amafaranga ujyana umwana kwa muganga arimo arapfa ariko birashoboka ari umushumba washobora kuba yanayaguha cyangwa ari umushumba cyetse uri umudiyakoni wirirwa ukubura urusengero rwose ari wowe rukora nawe abavuga ati uyu muntu sinkeneye kumuhomba mu rusengero rwanjye abasenga cyangwa adasenga abafashwa cyangwa arorera cya mbere nuko atuma abakirisitu bicara ahantu hasa neza turimo turagana ku musozo cya kiganiro cyiza cyane cyari kirimo ubutumwa bukomeye cyane Liza yabageneraga tugana ku musozo ibyo byose haba harimo ubutumwa bwinshi ntekereza ko umuntu ucyumva aba agomba kugira message akuramo kugira neza biba ari ingenzi kugira neza nta kiguzi bisaba kandi ahanini icyo Liza tweretse no ushobora gusanga hari abo wita kubagira neza nyamara bawundi ufatwa mu isura mbari ubwo ari bugira neza icyo ni kiba giciye mutugana ku musozo Sami sinzi icyo wasaba Liza niba rero sinzi icyo yabisaba nk'abantu mwahoye mutaziranye kugira ngo dusoze kamera iracyariho iracyari icyo hansebeje ako sinyanse nese ubundi wasabye rimwe mu buzima ngewe nasebye umunsi umwe nta nubwo nzongera guseba ikintu cyatumye nseba nabuze amafaranga y'inzu mbura n'ahantu njya urumva urangije uraseba mbuze ahantu njya nyirinzu nyine aransohora mu bana arambwira ati mvira umushuti wanjye ngira inama arambwira ngo nimuhe abana banjye ngo abangumanire ngo nanjye nshaka aho njya kuba mbona gushaka aho njya kuba ntari kumwe n'abana banjye nta kintu byamarira mbona n'ubundi ntahaba ngo ntuzi mpitamo kugenda icyo kintu nagikuyemo n'isomo buriya nta kintu kitagira impuhwe
nahisemo kugenda ahantu habaga agashyamba hepfo aba ariho nsasa matera yanjye n'ibintu byose turaryama nyine mpagira nk'iwanjye nk'uko umuntu ategura mu nzu usasa aho hantu n'intebe byose ntereka aho ngaho nk'umuntu wateguye mu nzu ndategura ndangije bigeze nko mu gicuku turyamye urumva matera nayo nayisashe hasi imbwa iraza ikurura umwana wanjye akaguru nyine ka kantu k'ububyeyi buriya umuntu niyo yaba ari igipfuguti dore ikintu kizakwereka ko umuntu ari umupfu warangiye nubona umuntu udafite impuhwe z'umwana we cyangwa se udafite z'umwana yabyaye uwo muntu ntabwo aba ari umuntu nawe ubwe yakiyahura urumva za mpuhwe z'ububyeyi nyine nahise nkanguka ndebye iyo mbwa mbona ni igisore n'ubusanzwe yaba igisore yaba umusega ndayitinya umutima warambwiye ati turashize uzi ikintu nakoze narapfukamye nyisaba imbabazi nk'umuntu ubwira umuntu uri kumva ndabibwira ati turakwinginze mbabara windira umwana ihita imureka kuva ubwo ikageza igihe nahamaze aho hantu icyo gihe wapi yarazaga ahubwo tukararana buri gihe yarazaga tukararana rimwe na rimwe tukumvira amotse mu gicuku yumvise nk'umuntu ahita mvuga ntiraturiye tu ariko ikirukankana uwo yirukankana yayisiga ikigarukira ikaturyama iruhande mani imbwa itubera si ubu nk'iki nk'umuntu nyine tubana icyo gihe cyonyine nasebye ntabwo nshobora kongera guseba niyo wansebye ute sinaseba akaba ari agaciye murumva nabyo ni isomo rinini ry'ubuzima ni ibintu umuntu aba yaciyemo bikomeye ajya umunsi ubona umuntu asa neza ariko nyamara hari byinshi yagiye aca musami dusoza nicyo wasaba Riza nk'umuntu mwari muhuye bwa mbere Riza twari duhuye bwa mbere nabyishimiye cyane guhura na Riza kubera ko igihe namaze igihe mukurikirana muri Dar es Salaam nishimiraga ibiganiro akora nishimiraga Riza najyaga mbona nabyishimiraga cyane noneho nongeye kwishima kuruta mubonye live so rero ikintu namusaba Riza wenda yateye intambwe cya mbere yo kureka biriya yakoraga abariza ubu turebe ubu ngubu icyo namusaba nyine Riza akomerezeho ahubwo niba hari ibyo tari yageraho mu gakiza abyuzuze nyine akomerezeho kandi akunde gusoma cyane Bibiliya akunde gusoma cyane Bibiliya kuko nizamwigisha nizamuha kumenya ukuri ni ukuri namenye ukuri ukamubatura Riza nicyo usaba Sami icyo namusaba ni ugukomeza urugendo arimo nanamusabira Imana ko yabimufashamo ariko akirinda ibintu bibiri akirinda kugendera ku marangamutima n'ibyiyumviro byose byabo bahurira mu materaniro we akagendera ku marangamutima yagirira Imana ye akayikorera icyo yumva kimuri mu mutima agomba kuyikorera ntagire umuntu umubwira ngo korera iki ngiki Imana kugira ngo iguhe umugisha cyangwa se uhe runaka we agakomera mu rugendo rwe kandi akarubamo we nka we apana nk'undi uwo ari we wese ugira icyo amubwira mwakoze cyane gukurikirana Yawe TV mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe hari ikintu uretse se nta n'isoni ntabwo mani njya nandukana n'abantu banjye ntabaye nimero yanjye kuko umunsi kundi abakunzi banjye bariyongera kandi bakeneye kumvugisha no kumenya byimbitse so 078 72 38 58 0 barazumvisha siko uvuze ngo buretse nk'abana ziko nanjye nari nikanze abana se ni iki agiye gusaba Sami none Sami ikindi namusaba no kuba yazandongora ntakugira umugore se kuko niba unafite undi nzihangana nta mugore mfite niba nawe ufite ubwo tayari wandongoye nise uransiga kandi turabana nyine turagenda tubana twabana Riza haka ibyo tuzakora ntituzabikora turi kumwe dushake pastor manza dusezeranye mbere y'ibindi byose niba turi bubane ntabwo mwamba bari aho kugira ngo nahaguruka ahangaha ncike mwadushakiye umupasiteri akaza akadusanga pasiteri murahamagara pasiteri nde urashaka nde ko ntawe utagusezeranye wirinde kuvuga ushaka amafaranga turayamuha none se dushaka kubana nta mafaranga tumuha yiki wemeye kumurongora Riza
urabyemera Rega Liza ni umukobwa mwiza ni n'umugore mwiza kuva yanakizwa. Yego. Liza se hari umuntu utamugira umugore we. Liza ni mwiza. ubwo mfite uburenganzira Ahubwo najyaga nibazaga ntese. igituma ngumirwa Najyaga mbaza amakuru ntese Liza. Hari najyaga mbaza ntagarabona mu diaspora najyaga nigeze mbaza oya shadisi igituma ngumirwa cyo reka nkikubwire niyo mpamvu kuba nanyemereye kuri bundongore bituma utari buncike igituma ngumirwa rwose ubu ni ikirenge kibubu muri mfite ikirenge kibi cyambereye ikibazo Bakoze inzu ikirenge. ariko ni byiza kuba ikirenge rwose mubifuza ko ngumirwa n'inkunga ikomeye cyane n'ikirenge. Iseriza ubu ndamutse nkurunguye nkaba umugabo wawe wamubyarira abana banga twabyara abana bana se ntiyavuze ko tugomba kororoka nk'umusenyi wo ku nyanja bivuze ko kororokanye bivuze ko wabyara abanga 10 keretse ari bo bonyine bavuyemo akoza tubiye twabyaye umwana mwiza cyane uzi ukuntu ufite ibyana byiza umwana wacu yaba ari mwiza uzi abana banjye w'umukobwa noneho buretse ari umwana w'umukobwa asa nanjye urumva afite akazuru nk'akanjye buretse ariko mbikubwira umwana w'umukobwa ubusange mfite kabi buretse nese ndaje mbikubwira umwana w'umukobwa usa nanjye afite akazuru nk'akanjye iyo shapoma yamuze buretse ariko afite ntusa nabona afite amaso nk'ayawe afite amaso nk'ayawe buretse ariko afite amaso nk'ayawe afite amaso nk'anjye nabwo twaba tuyatayemo n'iminwa nk'iyawe twazigera turamu n'iminwa nk'iyawe iminwa yo twazamukosha ngahe havuyemo izuru rye rimeze nka shampoma ya moto umukobwa yakobwa pe akagira amabuno nk'ayanjye oya shamu ndekera ubwo urashaka kuduteranya sinkabonera boyfriend ngo nawe uze ubyinjiramo dore ko abatuma ngumirwa atari bake yawe TV mpaye umukunzi ahubwo ni ugushaka umupasiteri akadusezeranya turava umupasiteri akadusezeranya tukavanga tujya gusezerana of course na washukuru sana Mungu awabariki sana Ebana byari fresh cyane kiganiro cyiza cyane n'ubutatsongera wenda tuganira byari fresh mwakoze cyane kudukurikirana ko natwe katubane mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abandi namwe ciao ciao